ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe abakurikirana Mama Sharirene Official. Nizere ko mumeze neza, umwami abarinze, kandi nizere yuko imbaraga z'Imana zikomeje kuba ku buzima bwanyu. Rero nkuko mumenyereye ko ngenda mbagezaho ibintu bitandukanye, ariko uyu munsi murabizi yuko turi mu kwezi kwa 12, ni ukwezi gusoza umwaka. Muri aya matariki rero, aya matariki yo muri uko kwezi kwa 12 twitegura gusoza uyu mwaka, twitegura ndetse no gutangira undi, tugomba gufata izindi ngamba zidasanzwe. Murabizi yuko ku itariki ya mbere, ni ku ya mbere cyangwa kuri 30, muri cya gihe tuba twiteguye ko bagiye kurasa umwaka, abantu twese tuba twishimye, turimo kubyina intsinzi yuko turangije umwaka. Ariko ndashaka kubabwira ngo ntago dukwiriye kwishimira ko turangije umwaka, nta nubwo tugomba kwishimira byonyine ko dushoje umwaka, nubwo ari iby'ingenzi, ahubwo tugomba kwishima tuvuga ngo mbese uyu mwaka turi kurangiza twawukozemo ibiki, nibyo tugiye kuganira. Mbere yuko rero tuganira, ndabanza kukubwira ahantu heza ushobora gukura imyenda myiza nk'iyi kanzu nambaye, n'uru rukweto nambaye, isaha, ibintu byose muri Alpha Boutique. Mwagiye mubona video, mwarayibonye, hari video n'ibinakunda no muri iki kiganiro tuzakiraho video. Ni ahantu bakwambika ukaberwa, kandi buri taye iyo ariyo yose barakwambika ukaberwa. Ba bantu baba bafite ikibazo cy'imiterere, usibye yuko rwose nta muntu ukwiye kugira ikibazo cy'uko ateye. Mureke mbabwire, nta muntu ukwiye kugira ikibazo cy'uko ateye, kuko uko uteye n'Imana yakuremye, kandi Imana ijya kukurema yabanje kukwigaho. Aho inama yakorewe, ntabwo inama yo mu ijuru yigeze iterana ngo abafite imiterere myiza cyangwa imiterere mibi ngo babigeho ngo hazavuka uyu nguyu ameze gutya, abazavuka bameze gutya bemerewe ibi, abazavuka basa gutya bemerewe ibi. Twese reka mbabwire, twese hari ijambo rimwe rivuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gitoya. Mureke mbabwire rwose, mushire impungenge abagore n'abakobwa, kandi mutuze. Hari ikintu nigeze mbona gikwiye gutuma umuntu wese uko asa kose, uko areshya kose, ibyo udashoboye guhindura, ibyo udashoboye kugira icyo ukoraho, kuba Imana itaragize isoni zo kukurema, kuba Imana itaragize ipfunwe ryo kukwitirirwa ngo ikureme mu ishusho ryayo, kuba Imana yarayiceka gutekerezaho uko ureshya kose, uko usa kose, ujye ubyishimira. Kubera yuko twese twakomotse hehe? Ni mu gitaka. Ni mu gitaka. Imana yabumbye umugabo mu gitaka, maze umugore aturuka hehe? Mu rubavu. Umugore yaturutse mu rubavu, ari umugore muremure yaturutse mu rubavu, ari umugore mugufi yaturutse mu rubavu, umugore ufite amazuru manini cyane kurusha abandi ku isi yaturutse mu rubavu rw'umugabo, hanyuma n'ufite utuzuru dutoya tw'imfura nawe yaturutse mu rubavu. Umugore wese uzabona ku isi yaturutse mu rubavu. Ikindi kigomba kujya kiguhumuriza, ibyiza Imana yashyize ku isi, ikavuga ngo iyi si nyishyizemo ibyiza, Imana yo kabyara. Ibyo byiza byose byemerewe kubonwa na buri muntu wese. Ufite igihagararo gishimishije, ufite igihagararo giteye agahinda, mbese igihagararo icyo uri cyo cyose, ibyiza Imana yashyize ku isi twese turabyemerewe, abateye neza n'abateye nabi. Ibibi Imana yazanye byemeye ko biza ku isi, cyangwa n'ibibi Satani azana inaha ku isi, byose bigomba kuba kubeza bikaba no kubabi. Nujya mu bitaro uzahasanga abateye neza n'abateye nabi. Nujya hariya Rusororo kuri iriya misaraba uzahasanga abantu bapfuye beza, uzahasanga n'ababi. Reka nkubwire, nujya muri gereza
gereza aho hari imfungwa uzasanga hari abagore beza hafungiye hari n'ababi. Nubona mu muhanda impanuka ziba ku beza zikaba no ku babi. Sinzi impamvu abantu mu Rwanda toroma z'imiterere mwarahahamutse ntago mugituje. Ubu dufaranga twose abantu bakorera ni utwo kujya guhiga imiterere. Noneho rero Arufa noneho gufitiye n'igisubizo nuko ufite ubwoba bw'imiterere. Uragenda buri wese uko ateye uko areshya, hari umwenda wambara ukakubera nawe ubwawe ukireba ukiyoberwa. Ubwo rero ni mugane Arufa boutique. Muzajya mukomeza kureba n'andi ma video, hari n'indi nzasohora, hanyuma mukomeze kureba ibyiza byo muri Arufa boutique. Hanyuma rero twakomeje, ntago ndi bukoresha umwanya munini cyane, ahubwo muri ibi bihe byo gusoza umwaka, muri ibi bihe twitegura gusoza umwaka tugatangira undi, numvaga nakugira inama nkubwira ngo ibibi wakoze muri uyu mwaka ntuzabyongere muri uriya. Ntiwishimire ko umaze umwaka abandi barapfuye, ntiwishimire ko uyu mwaka urangiye, ntubyishimire ibyo byonyine, ahubwo urebe ngo uyu mwaka kushize nawe ukoze mwiki. Ntago dukwiriye kwishimira yuko uyu mwaka warangiye ngo bibe ari byo byishimo gusa ngo namaze umwaka turawushoje, ibyaduhize ni byinshi, ibyatugenjeje ni byinshi, ariko kwishimira ko tumaze umwaka ntago ari byo byonyine dukwiye kwishimira, ahubwo ugomba kwishimira ibikorwa byawe wakoze muri uyu mwaka ushize. Uze rero gutangira mu kwa mbere wisuzuma, urebe abo mwakoranye, urebe ku mugabo wawe, urebe ku mugore wawe, urebe ku nshuti yawe, urebe mu bavandimwe bawe, urebe aho utuye, urebe aho ugenda, urebe mu rusengero, urebe nk'umukozi w'Imana, urebe ibibi wakoze muri uyu mwaka, muri uriya ntuzabyongere. Urebe ibyiza wakoze muri uriya mwaka, muri uyu mwaka uzabikube inshuro nyinshi. Kubera iki? Hari abantu benshi bagenda birenza imyaka bakora ibibi, bakirenza imyaka bakora ibibi, ibibi bakoze ntibihite bibagaruka, ibibi bakoze bagasibanganya n'ibimenyetso ntibajye muri gereza, ibibi bakoze bagakomeza kubyungukiramo no kubikuramo inyungu, ibibi bakoze bigakomeza kubahira no kubagirira umumaro. Ariko burya hari ijambo rivuga ngo iminsi y'igisambo irabaze. Hari igihe ushobora kwibwira ko uzakomeza kwirenza imyaka, ugasanga noneho uyu nguyu aya matariki, iyi minsi iri kubura ngo umwaka ushire, ugasanga birakugarutse cyangwa utangiye gusarura ibyo wabibye. Rero no muri uriya mwaka ntago wamenya ikirimo. Icyo nzi nuko buri mwaka wose tubamo, buri mwaka ugira ibyiza byawo ukagira n'ibibi. Rero niyo nama nashakaga kuguha. Urebe ibibi wakoze ntuzifuze kongera kubikora, urebe ibyiza wakoze uzabikube inshuro nyinshi, kuko ushobora kuba utasarura muri uyu mwaka ingaruka z'ibyo wakoze bibi, ariko muri uriya mwaka ukazazisarura. Kandi ushobora kutazasarura ibyiza wakoze muri uyu mwaka, ariko muri uriya ukagera gute ukazasarura. Rero mukomeze gusenga, by'umwihariko musengera gusoza k'umwaka, kuko burya iyo umwaka urimo urashira, shitani aba afite nawe imihigo yahize y'ubugizi bwa nabi gusa. Niyo mpamvu mubona uyu mwaka uri gushira hapfa abantu benshi, hakaba impanuka nyinshi, abafite amakontara, abafite amasezerano yagiye asinya. Burya mu mwaka abadayimoni nuko atari wo mwanya wabo byo, abadayimoni baba bafite misiyo bahawe zingo bagomba gusenya mu mwaka. Byange bikunde utajya ngo babaho mu bintu bitagira intego. Umudayimoni na misiyo y'ibyo akora abafite umubare. Nimba ari umudayimoni usenya ingo, abafite urutonde n'umubare bamuhaye ngo muri uyu mwaka uzasenye zingana gutya. Ikindi nuko iyo bamubwiye ngo uzagende uteze ibyago, uteze impanuka, haboneke abantu umubare wabishwe n'impanuka ungana gutya,
bo bakorera ku mibare. Noneho iyo umwaka uri gushira imibare yabo baba bagira ngo bashyiremo imbaraga bazatange raporo ikuzimu. Burya ikuzimu abantu bakora shitani bamushyira raporo abadayimoni, bajyana raporo bakavuga ingo bashenye, bakavuga umubare wabo bateye ubusambanyi, bakavuga umubare wabo bateye ibihombo, umubare ibi bintu byose bibi mubona bikorwa bifite abadayimoni babikora kandi baba bahawe misiyo. Ni ukuvuga ngo hatabayeho gusenga no kwegera Imana, imigambi yabo burya yasohora. Kandi burya nta wundi muntu ushobora guhagarika imigambi y'abadayimoni na Satani usibye Imana yacu iri hejuru yo gukora kw'imirimo ye yose. Ni no gusenga cyane rero, ni no kwegera Imana cyane, dusenga buri wese agasenga mu mbaraga afite, kandi no gusenga bikavana no kuba maso. Hanyuma rero nimba abadayimoni batanga raporo, mujye mumenya ko n'abakozi b'Imana burya baba bagomba gutanga raporo. Nimba habaho kuzamurwa mu ntera, habaho no kumanurwa mu ntera, nimba habaho guhabwa promotion, burya ibyo byose n'Imana yacu irabikora kandi irabigenzura. Hanyuma rero ndumva nababwira ngo mukomeze mukomere, mboneyeho n'umwanya wo gukomeza kwihanganisha abantu bagiye bagira ibyago byo kubura abantu muri uyu mwaka. Ungiye natangiye kuvuga iby'umwaka ushira nutangira, mbonereho no kubwira abantu babuze ababo muri uyu mwaka, mbabwira ngo nimukomere kandi nimuhumure. Abagize ibyago n'amakuba, abarwaye n'abarwaje, abahuye n'ubuzima bukakaye kandi bubarya, mwese mukomere kandi mukomeze kwihangana. Imana rero nibaha umugisha. Niyo message nari mbafitiye muri iyi minota mikeya cyane. Ugire intego nziza yo gutangira umwaka neza, bucya bucyana ayandi. Ushobora kuzinjira muri uyu mwaka ugira ngo niko byahoze, uvuga uti maze kwiba inshuro nyinshi ntibigeze bamfata. Wasanga wishimira kurangije umwaka kandi utazatangira undi. Ushobora kuba warabashije guhisha amafuti yawe muri uyu mwaka bigakunda, ariko muri uyu tugiye gutangira wasanga bitazaguhira. Ntukomeze rero kuba imbata y'ikibi icyo ari cyo cyose. Hanyuma duharanire gutunga amahoro ndetse no kuyatanga, kandi duharanire ko buri wese uri mu buzima bwacu cyangwa uzaza mu buzima bwacu ajya agubwa neza ku bwacu. Imana nibaha umugisha. Abatarakora subscribe mukore subscribe, mukore share, comment, inama n'ibitekerezo nta kibazo, kandi mukomeza kugana Alpha Boutique. Imana ibaha umugisha.